Tuba mu isi itangaje, tuba mu isi aho ibyishimo bigurishwa, ibyishimo bigurishwa kuri murandasi, ibyishimo bigurishwa ku mashopu, ibyishimo bigurishwa mu tubari ndetse n'ahandi hantu hatandukanye, kandi ibyo bikagurishwa amasaha 24 yose agize icyumweru, ibyishimo biba biri gucuruzwa. Iyi si tubamo ni isi ihora ikubwira yuko udahagije, ihora ikubwira yuko ukeneye abantu benshi, ukeneye amafaranga menshi, ukeneye abagusetsa benshi, mbega ukeneye ibinezeza byinshi kugira ngo witwe ko uyibayemo neza, kugira ngo wumve ko uyibayemo neza. Ibyo bintu abantu benshi ntabwo tujya tubitekerezaho cyangwa ngo tubihe agaciro, ariko reka ngira icyo nkubwira gitangaje. Ibaze ko iyi si twirirwa twirukamo dushaka ibyishimo ari byo byonyine bitwangiriza ubuzima. Uko kwirirwa twirukanka dushaka umunezero muri iyi si nibyo byonyine biri gutuma tudatera imbere, nibyo byonyine biri gutuma tuba disorganize mu mutwe, abantu barasaze mujya mubibona hanze, nibyo byonyine biri gutuma ikiremwa muntu gita controle yacyo. Niba uteze amatwi iki kiganiro, nakwibutsaga ko uteze amatwi ikiganiro Isi y'Abagabo. Nimba uri mushyashya kuri iyi YouTube channel, reba hasi nimba warakoze subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi kandi bigufitiye umumaro. Amamiliyoni menshi y'abatuye isi bafashwe n'uyu mutego cyangwa baguye muri uyu mutego. Abantu benshi muri iyi si babwirwa gushaka ibyishimo cyangwa birirwa bashaka ibyishimo nk'aho ari icyerekezo cy'ahantu bagiye bari buze kugera. Birirwa bashaka ibyishimo bumva ko bari bubisange mu mirimo mishyashya, bari bubisange mu gusevinga amafaranga yo gusohoka, bari bubisange mu bintu byinshi cyane bikunda kugaragazwa cyangwa bikunda kwamamazwa cyane ko bitanga umunezero. Ariko zigitangaje, uramutse ufashe umwanya wawe cyangwa ufashe igihe cyawe ukabaza umuntu wasohotse mbere yawe, watangiye kujya mu mabwate mbere yawe, ukabaza umuntu watangiye gukora vacation mbere yawe, ukabaza umuntu watangiye gukora iyo mirimo wifuza kujyamo wumva izaguha umunezero mbere yawe, wasanga nawe akiri kwiruka kuri uwo munezero atarawugeraho. Uramutse ugiye ukabaza abantu bose birirwa mu bikorwa biteye isoni, wenda bakeka ko bakunda guclaiminga ko bibahereza ibyishimo, nabo nta munezero bafite. Ibi bintu nuramuka ubigenzuye wewe ku giti cyawe, igisubizo uzabona ni kimwe. Uzamenya neza ko kwiruka ku munezero ari inzira itarangira. Kwiruka ku munezero n'uwarutangiye urwo rugendo yarinze afata rusoje. Kwiruka ku munezero ntibijya birangira, ntibigira iherezo. Ubundi sinzi uwabwiye ikiremwa muntu ko umunezero ari kondisiyo y'uburyo wiyumva, cyangwa se ari uburyo umunezero ari ukuba ibintu byose urimo bigomba kuba biri perfect, ku buryo iyo umuntu yumvishe ababaye cyangwa yumvishe agize akantu kamurakaza cyangwa se akumva hari ibintu bye bitari kugenda neza, atangira gupanika, atangira kumva ko igikuba cyacitse, agatangira kumva ubuzima bwe burangiye. Rimwe na rimwe n'ibyo yarari gukora cyangwa n'inzozi ze yarari kwirukankaho agahita yumva araziretse, cyangwa se bamwe bikanabatera kuzireka. Gutekereza umunezero cyangwa gutekereza ibintu binejeje gutyo, kumva yuko ari igihe ibintu byose biri perfect, bituma iteka buri kintu cyose tugiyemo duhora twumva twibeshye. Nimba ari ka kazi wumvaga kazaguha umunezero wakageramo, ugahita usanga naho n'ubundi harimo challenge, ugahita wumva biragucanze. Nimba ari ya relationship warugiyemo wumvaga izaguha umunezero, waba ugihuriyemo n'ama-challenge, ugahita wumva nabwo ibintu biragucanze. Mbega bya bindi twumvaga bigiye kuduha freedom, bya bindi twumvaga bimeze nk'aho kwibohora, ahubwo tugahita dutangira kubibona nka gereza. Bya bindi byaduherezaga kumva ko nyine hahandi twespectingaga, twateganyaga kubaho tunezerewe, tudamaraye, tumeze nk'abari muri paradizo, tugasanga ibintu ntabwo ari ko biri. Muri make, kamwe twitaga karyoshye tugatangira kuvuga ngo ntabwo gahora mu itama, kubera ko twabijyanyemo byaturyoheye mu marangamutima,
mu buryo twumvaga bigomba kuba bimeze tukibitangira, ariko reality yabyo itugezeho tunaniwe kuyakira, tunaniwe kuyumva. Ubundi mu gutwarwa cyangwa mu kuba obsessed no kwiruka ku byishimo, nta kindi kintu byakururiye ikiremwa muntu uku guhora twumva dukeneye ibyishimo mu buzima, uku guhora kumva ko ibyishimo ari ingenzi mu buzima bwacu, byadukuriye kumva turi depressed, bidukururira agahinda gakabije mu buzima bwacu, bidukururira kwiheba, ndetse natwe ubwacu bidukururira kutiyumva, twumva tubaye disconnected, ubwonko bukaba disconnected n'umubiri, ugatangira kumva nawe ubwawe ntabwo ukikunda. Turi kwirukanka kuri verisiyo y'aho ibyishimo cyangwa kuri verisiyo y'ubuzima butarimo umubabaro. Nawe tekereza ibyo bintu, tekereza kubaho muri iyi si itari perfect, kubaho muri iyi si itari nziza, iyi si y'intambara, iyi si y'abagambanyi, uri kwirukanka kubaho ubuzima butarimo ibigeragezo, buri perfect, ubuzima buryoshye. Kubera kwiruka kuri ibi byishimo, kubera gushyira ubuzima bwacu cyangwa kubera gusheta ubuzima bwacu buri munsi twirukanka ku byishimo, ibi byatumye tunibagirwa ubundi uko twabaho, byatumye twibagirwa kubaho ubundi mu ijambo rimwe. Igitangaje muri ibyo ni uko kubaho ubuzima bwirukanka ku byishimo byadukururiye ubukene mu buryo twiyumva, ndetse n'ubukene financially, ndavuga mu buryo bw'amafaranga. Uku kubaho twiruka ku byishimo nta kindi kintu byadusigiye usibye ko mu buryo bwa finance, mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bw'iterambere twabaye distracted. Uku kwiruka ku byishimo byarabyangije. Ni nayo mpamvu usanga pourcentage y'abantu benshi batuye isi abadakize, ni ukubera iki kintu cyonyine kimwe, baba birukanka ku byishimo. Ndetse buriya no mu buryo biyumva barakennye, mu buryo yiyumva, mu buryo yumva yakwitega amatwi, nawe ubwe ntakikunda, ugasanga umuntu ntaga nawe ubwe yiyishimiye, ntaga akinyuzwe nawe. Sinzi nimba ibi bintu uko nshaka kubyumva ari kuri kubyumva. Ase bro, brother cyangwa sister, iki gihombo urumva uzakibaza nde? Ibaze kuba poor financially and emotionally, byose icyarimwe ukaba ukennye. Iki gihombo uzakirikavaringa ute? Bimbwire muri comment. Gusa igishimishije kuri wowe uteze amatwi iki kiganiro, nuko muri iki kiganiro tutari buvuge kuri iki kibazo gusa, ngo tuhave tutanaganiriye kuri solution, ku gisubizo cyacyo twagiha. Hari ubundi buryo, hari iyindi nzira wahitamo kunyuramo, aho ibyishimo bitari priority, aho ibyishimo atari cyo kintu uri kwirukankaho, ahubwo aho ibyishimo ari resulta, ari ibisubizo bitari, ariko akaba atari izo nzozi, atari yo intego atari ukwiruka ku byishimo. Aho wowe tuba muri iyi si tukabanza tukemera reality y'isi, tukabanza tukemerera imiterere y'isi, kuko kuba muri iyi si wirukanka ku byishimo ni nko kuba mu butayu ukifuza kweza, kuko iyi si twemere reality yayo ni isi iyobowe n'umwijima, kandi umwijima nk'uko tubizi nta byishimo utanga. Iyi si iyobowe n'imbaraga z'umwijima, kandi imbaraga z'umwijima nta kindi ziteza, ni ibibazo. Ni nayo mpamvu na Yesu Kristo, ku bakristo bose, mu kutwigisha yavuze ngo mu isengesho tuzajya dusenga tujye twongeramo ngo icyo ushaka gikorwe mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru. To mean iyi si iyobowe n'umwijima. Hari n'ahandi n'indi verse yo muri Bible aho bavuga ngo wasiwe ugwiriwe n'ishyano, kuko ugwiriwe Satani aje afite uburakari bwinshi, ugwiriwe n'umwanzi ufite uburakari bwinshi, which means ko expecting amahoro, expecting ibyishimo ni ibintu, ni results
ni results z'ibyo twakoze, ntabwo ariyo target ukwiye nakugiramo inama ngo kora uri muri iyi target. No, tubanze ibi byose kugira ngo tubigereho nuko turabanza tukagira ikintu cyitwa acceptance, kwemera reality. The first thing I can say, cyangwa ikintu cya mbere nagusangiza wowe unteze amatwi, nuko nakubwira yuko iyi si iri imperfect. Iyi si ntabwo iri perfect. Iyi si ndi kubura uburyo iri jambo ndivugamo. Twemere ko ubuzima turimo kubaho ni ukubabara. Tubanze twemere yuko kubaho ntabwo ari umunyenga, kubaho ni ukubabara. Ariko nanone ikintu ngiye kukubwira kiri bugutangaze nuko nubwo kuba hari ukubabara biracyari byiza. Imagine ko kubaho ni ukubabara, ni uguca mu bikomeye, ni uguca through hard times, but it is still beautiful. Niturekera gukomeza kudimandinga cyangwa gukomeza gusaba kwirukanka ku munezero, tukabanza tukakira realite y'uko isi iteye, ibi ngibi bizatuma turyoherwa no kuba muri iyi si, tunezezwa n'uko buri munsi twabashije gukonkaringa bya bintu bigoye, twabashije gukonkaringa bwa buzima bubi. Nimba hari ikintu cya mbere kinezeza ni ugutsinda ubukene. Imagine wari umukene wavukiye mu muryango w'ubukene, ariko wowe ubashije gufigaringa out uburyo wabwikuramo. Urabikoze, bigutwaye imyaka 10 uri kuri grind, ariko byarakunze. Bigutwaye imyaka 15 20 uri kuri grind, uri kubyirukaho, kurwanya ubukene bubabaza butakunejeje, ariko urabitsinze. Aho ngaho niho ibyishimo biza, ariko nabyo ntibiramba, kubera ko ibibazo bihita bigaruka nanone, tukongera tukaba muri yasi. Natire yayo ari ukuba itari perfect, natire yayo ari ukubaho dusafaringa, ari ukubaho tubabara. Niyo mpamvu ibyishimo brother cyangwa sister ntago bijya biza ngo byicare. Ibyishimo nicyo kintu, n'umushyitsi, bigusuhuza byongera bisohoka bigenda, ukongera ugasubirana reality y'isi. Brother cyangwa sister, bitewe n'uteze amatwi iki kiganiro, igihe cyose watangiye kwemera yuko ubuzima bugoye, igihe cyose watangiye kwemera yuko ubuzima ari ugukotana, ubuzima ari uguhora ustrugglinga, uhanganye n'ibibazo, icyo nicyo gihe ubuzima buzashoboka. Nurekera kumva yuko ubuzima ari maji, kumva ko ubuzima ari magic, icyo nicyo gihe ugatangira kwemera yuko ubuzima ari ibibazo, ugatangira kwemera yuko ubuzima ari uguhora uhanganye n'ibibazo. Ahangaha ahubwo niho maji zitangirira, ahangaha niho maji zitangirira kugaragarira, kubera ko igihe cyose uzaba utagitegereje umuntu uguha motivation, umuntu ukubwira ngo kora ibi brother, keep it up, agutera imbaraga, kubwira ngo hindura ibi, wowe ahubwo uzatangira gucreatinga cyangwa uzatangira guhanga formule zo kwikemurira ibibazo. Nutangira guhanga formule zo kwikemurira ibibazo, iki gihe nibwo uzajya ukemura ikibazo mbega bivuye muri formule, bivuye muri systeme wiyubakiye wowe ubwawe. Kandi igihe cyose uzaba watangiye kubaka izi system zo kwikemurira ibibazo, ntabwo uzaba ukirukanka ku bintu, ahubwo uzaba ubikorera, bizaba byizana. Iki gihe nicyo gihe uzatangira kubona utangiye gutera imbere, uzabona utangiye gukira, bidaturutse kubera ko abantu bagushimagiza, ahubwo biturutse ku mico yawe n'imyitwarire yawe. Ubukungu cyangwa gukira ntabwo bizanwa no kuba uri umusitari, ntabwo bizanwa no kuba abantu bose bakuzi, oya, ahubwo gukira bizanwa na values, bizanwa n'imico yawe ya buri munsi. Gukira bizanwa nawe ubwawe uburyo witwara mu buzima bwawe bwa buri munsi, kandi bikazanwa n'amahoro. Ndavuga hano amahoro ya nyayo, amahoro akomoka kuri discipline yawe ufite, discipline yawe amahoro iguha, apana amahoro yayandi yo mu bwonko, kwa kundi uba wumva uri relaxed mu bwonko, nta kintu uri gutekereza wapi. Arasa amahoro brother cyangwa sister, nimba ujya wumva amahoro yawe ari ukuba
uri ikigoryi nyine nta kintu uri gutekereza, hariya si amahoro. Ahubwo ndavuga amahoro azanywe na discipline yawe. Aya mahoro ndetse n'iyi discipline nibyo byonyine ukeneye kugira ngo ubuzima bwawe bugeremo impinduka. Dore ikintu utaruzi, ubundi sosiyete kugira ngo ikwemere bisaba ko nawe uba wiyemera. Iki kinyarwanda ucyumve neza, ntabwo mvuze kwirata, mvuze kwiyemera. Sosiyete kugira ngo ikwemere bituruka ku kuba nawe ubwawe wiyemera. Ntabwo ari ukuvuga ngo wowe uri perfect, oya, ahubwo wowe wa nyawe. Ntabwo ukeneye kwishima buri gihe ngo uhore wereka abantu ko wasetse, nta nubwo ukeneye kuba umukire kugira ngo abantu babone ko uri uw'agaciro. Ntabwo ukeneye nyine kuba uri umuntu uri funny, uri wa muntu ukora ubuntu bw'ubugoryi ubona muri society kugira ngo ube recognized, kugira ngo bakumenye. Oya, ahubwo ikintu cyonyine ukeneye ni ukugira ubumenyi bwawe. Ikintu cyonyine ukeneye ni ukuba real, ni ukuba ufite reality yawe, abantu bareba bakavuga ati uyu muntu afite values ziwe, afite amahame yiwe agenderaho, bakumva yuko batagomba kuyarenga, kandi bakabona nawe ufite izo values, iyo mico yawe, nabo bakabonera baryoheye. Kuko iyo ufite imico myiza, kabone n'ubwo wowe ubwawe waba udafite amahoro y'ibyo uhanganye nabyo, y'ibibazo ushaka kwikemurira, ariko iyo ufite imico myiza buriya uzana amahoro muri society. Ndumva ibi ngibi abantu benshi tubizi. Ibi ngibi iyo uri umuntu ufasha abandi bantu kugira amahoro, nta kabuza nawe amahoro n'ubukungu ni ibintu bikwirukankaho inyuma cyane, bikaza byiruka bigusanga. Si biba bikiri ngombwa ngo wowe ujye kubishaka, ahubwo byo birakwishakira, kuko ibyo ngibyo bishaka umuntu umeze nkawe. Amahoro n'ubukungu bishaka gutura mu muntu uzabasha kubirinda. Wowe unteze amatwi, nawe haranira kugira ubu bushobozi bubasha kurinda amahoro n'ubukungu. Bihitemo kuza gutura muri wowe, bihitemo kuza kwibanira nawe. Reka nsoze iki kiganiro nkubwira ngo rekera kwirukanka ku byishimo, rekera kubyuka wirukanka ku byishimo, kuko ibyishimo si ryo herezo ry'ubuzima bwiza. Ahubwo ibyishimo ni resulta zizanwa n'ibikorwa ukora. Reka twige kwemera ubuzima uko buri, tugendane nabwo neza mu murongo wabwo, aho kugira ngo tujye ku ruhande rwo kurwanya ubuzima uko buri. Rekera gutsinda ibibazo byawe ubihunga, ahubwo gutsinda ibibazo byawe kwiza ni ukwemera ukagenda ugahangana nabyo, ugaca muri ako gahinda kabyo, ugaca muri uko kubabara kwabyo, bikarangira ubikuyemo resulta nzima. Rekera guhunga depression, rekera kumva uri depressed ngo utangire kugaburira ku gahinda gakabije, ahubwo tangira uhangane n'ako gahinda, ukanga, urekere kukemerera, urekere kwemerera ako gahinda ko kinjira muri wowe, nurangiza ugasohokanemo purpose, ugasohokanemo intego. Rekera kubona ubukene bwawe ngo wumve yuko ari karande, ahubwo tangira utekereze. Buri munsi uhora utekereza ikintu wakora kugira ngo uburwanye, ikintu wakora kugira ngo ubuvemo, kuko ubukene si karande. Ubukene ni ikintu witondera ugasolvinga kandi bigakunda. Ikintu cyonyine nakubwira nuko ubu ngubu ari ubuzima bwawe, kandi ubuzima bwawe ntabwo ni unpredictable. Nta muntu ushobora kubufata ngo avuge ngo buzaba bwiza cyangwa buzaba bubi, ariko wowe ubwawe waburema. Wowe ubwawe wabuha ishusho, wabuha ishusho mu buryo ubutwara, wabuha ishusho mu buryo wifata, wabuha ishusho mu nzozi cyangwa mu ntego ufite. Wowe waruteze amatwi iki kiganiro, nakwibutsaga ko waruteze amatwi ikiganiro Isi y'Abagabo. Nakwibutsaga kureba hasi nimba wakoze subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi kandi bigufitiye umumaro. Kora share ku nshuti yawe wifuza yuko izagira ubuzima bwiza, mwese mukazibona mwicaye ku meza muri gusangira, mubayeho ubuzima, mubayeho mu munezero muri iyi si. Atari umunezero wo kwirukaho nk'ibyo twari turi kureba muri iki kiganiro, ahubwo ari ubuzima bwiza mwaharaniye, ari ubuzima bwiza mwaharaniye kubera kwemera
reality y'iyi si. Njye mwari muteze amatwi, nitwa Manzi. Ciao ciao.